Hello mumeze mute, nizere ko mumeze neza. Amahumbezi TV tukaba twagarutse kukugezaho udushya, inkuru, ibiki, bya bintu ushaka kumva, bya bintu bisa n'imitima, za nama, twa tuntu utaruzi, twa dushya, bya bintu byinshi bibera mu mabanga y'abantu, bibera mu ngo z'abantu, bibera mu mihanda, bibera hehe. Umva, noneho twakuzaniye ibiganiro bitandukanye n'ibyo wajyaga wumva. Icyo usabwa ni ugukora like and share and comment and subscribe, ubundi tukakubwira. Ese noneho akaganiro twashaka kuganira, ese buriya ni ngombwa ko uraranya umwana wawe n'umukozi cyangwa se abana bawe n'abakozi? Ndashaka ubundi kumenya, ubundi umwana n'umukozi ni ngombwa ko bararana? Ese umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa barararana? Ese mushiki na musaza nabo ni ngombwa ko ubararanya? Shaka kubivugaho tukareba hamwe koko bikwiye kuraranya gashiki na gasaza. Hari ukuntu ababyeyi uba ufite inzu ntoya, wenda tuvuge inzu y'ibyumba 2 na salo, icyumba kimwe ari icyawe, ikindi ari icy'abana n'ibikoresho, wenda katuvuge gutyo. Ugasanga wenda ubyaye umuhungu n'umukobwa, ugasanga batangiye bari impinja bararana, bakagenda bageza abakuru. Ntunabahindure wenda ngo uvuge ngo umwe kamurazo kwe n'undukwe, ariko ibyo bintu mba numva ari bibi. Niho hahandi ujya kubona noneho hakaba handi geso ababyeyi bajya bakora. Ugasanga umwana agusabye uruhushya ati mama ndashaka kujya muri anniversaire, ndashaka kujya hanze gusura abana b'inshuti yanjye, ndashaka gukora iki. Ugasanga umwimye ubwo burenganzira cyangwa se umwimye liberite. Ugasanga uramubwira ho yaguma mu rugo, nta mwana ungana gutyo ufite imyaka wenda 11 ujya ahantu wenda. Ugasanga umwimye ubwisanzure agumye mu rugo. None ikosa rimwe ukora, ugasanga ubahaye freedom kuri televiziyo, ugasanga ubahaye freedom mu mafone. Hakabaho babana bagurira amatelefone ari abana, akaba yujuje imyaka 12 afite smartphone, ajya ku mbuga nkoranyambaga zose ashaka, Twitter, YouTube, Instagram, afite imbuga nyinshi, WhatsApp, aba mu magurupe ibiki. Ukamuha freedom kuri telefone, ukamuha freedom kuri televiziyo, ariko ukamwima uburenganzira bwo kugenda. Ibyo bintu wumva ari sawa? Televiziyo, amacano, amakanali, amacano ibiki, hacaho ibintu byinshi. Habaho amateleviziyo, habaho amafilimi y'amanyamerika agize, barimo ibintu byinshi, abasomana, abaryamana, abakozi iki. Ibyo byose ahora kuri televiziyo. Noneho wajya kuza agashyira kuri chaîne y'ibitente, ukabuzi ngo yirwa yirebera ibitente, wowe kandi ntuzi ibyo areba. Harimo broma, harimo ibintu byose, areba buri chaîne yose ashaka, kandi imwigisha buri byose abonye kuri televiziyo akabishyira mu mutwe. Wamuguriye telefone ari umwana, telefone ayikoresha ibintu bishaka, ajya mu mbuga zose ashaka, abona amafilime y'amaporno, abona amafoto y'abakobwa bambaye ubusa, abona abasomana, akagira amatsiko yo kubikora, akagira amatsiko yo kumenya mbese ibyo bintu ni ibiki. Hanyuma noneho cyagiye wabararanyije we na mushiki cyangwa se we na musaza we, nta kindi akora, abyigira kuri mushiki we. Niba wenda yarabonye abasomana, ubwo agatangira asoma mushiki we, akareba koko ibyo bintu niba bikora, atangira yumva ari byiza, bikarangira bose bumva ari byiza, ko ntumuhana uruhushya ngo amenyane n'abandi bantu. Icyo ukora we ni ukumuha telefone, ukamugeza televiziyo, ukabakingirana. Umva barabikora bakarongorana, ariho handi usanga umwana atwite ukayibiga uko byagenze, kandi ngo warabakingiranye, ngo warababujije gusohoka. Ugasanga mbese barakubaganye, bakoze buri kimwe,
bakoze icyo bagombaga gukora bigiye nyine bakoze pratique niba nyine barabonaga kuri televiziyo bagombaga n'ubundi kubikora. Niyo mpamvu ugomba kugenzura abana bawe ugacekinga ayo maca n'ubundi ucaho iki, byaba ngombwa ukanayafunga, byaba ngombwa buriya niba unishoboye ukagira televiziyo yawe yo mu cyumba ukagira n'indi yo muri salo ibaho amacano y'abana y'ibyo bakwiriye kureba. Nta nubwo ari ngombwa ngo umwana w'imyaka 12 umuhe telefoni. Gute se? Telefoni ibamo ibintu byinshi, telefoni ibamo imbuga nyinshi kandi zikora ibyo bishaka. Ntago nzajya ku rubuga nanirwe kwishyiraho ifoto yanjye iri sexy ngo nuko ngo hari abana bakoresha telefoni, ibyo ntago babindeba. Ngomba gukoresha telefoni icyo nayiguriye, ntago nzigera ndeba ngo runaka azayireba ngiye nkora ibyanjye binshimishije. Niyo mpamvu rero kubera ko ku rubuga haba hari ibintu byinshi, umwana agomba gufata telefone ari nko mu myaka 18 cyangwa se niyaba yikeneye biterwa n'ibyo agiye gukoraho, ukamutiza ukamuha umurongo wo kugenderwaho. Nanone abantu tujye dukora ikosa, urugero tukizera abakozi b'abahungu tukabaririsha abana bacu b'abakobwa, ugasanga urabizeye ugiye mu kazi urabasiganye, cyangwa se wigiye no mu butumwa bwo hanze urabasiganye. Umwana wawe hari nk'ibisazi, hari ibintu mushobora gufata uwo mukozi bitewe n'iyamiyumva ye, bitewe wenda na adolescence arimo, ugasanga yifatanyije n'uwo mwana wawe, ugasanga barakubaganye, amwigishije imico mibi, agize gute. Ariko iyo bibaye ngombwa koko niba ukeneye abo bakozi, ndakeka ufite ubushobozi bwo guhemba abo bakozi, wagira ubushobozi bwo kumenya kumanaginga abo bakozi, ukanagira ubushobozi bwo kumenya kubaraza bonyine, kuko akenshi abana batangira bakiri batoya. Niba ufashe umwana w'umukobwa ukamuriresha umwana w'umuhungu, icyo gihe nta kindi kintu amutoza. Hari abana beza batakora ibyo bintu, ariko none hari abana babi batakora babikora. Wikegurira umukozi imirimo yose, wikegurira umukozi inshingano zose zo mu rugo, wowe ngo ntunagenzure. Rimwe na rimwe uganire n'umwana wawe, wicare umubaze ati runaka gufata ate, se bigenda gute. Uneke nk'umuntu mukuru nyine, nawe ushaka ibiganiro winjiramo bijyanye n'icyo kintu utekereza, koko unarebe. Ntago ari byiza gukeka, ariko nanone ni byiza kubungabunga inshingano zawe, ni byiza kubungabunga urugo rwawe, ni byiza kubungabunga umutekano w'urugo rwawe, ukamenya ibireba mu rugo rwawe, ukamenya ibikorerwa muri urwo rugo, ukamenya nyine buri munsi isaha ku isaha, ese bwira byagenze ute, ese haba iki, hakorwa iki. Kuko abakozi ni abana beza pe, hafi ya bose. Ako none hari abana babi, abakozi barabeshya, abakozi nubwo n'abamabuja benshi cyangwa se ababosi bataba beza, ariko abakozi bo mu ngo akenshi nabo ntago ari abana beza. Ibyo ndabivuga nk'ubifitiye gihamya. Hari abakora ibintu bibi, hari abakoresha abana ibintu bibi, ugasanga niba umukozi wawe arongora akana kawe utabizi kakiri gatoya, ariko kubera ko katabasha kuvuga, nawe mubyeyi uza winaniriwe ujya mu buriri woga, cyangwa se uri ku matelefone utitaye ku mwana ngo umukozi yamwiseho. Ese niye mpamvu wundi uha umwana wawe umukozi? Kuki utita ku mwana wawe? Kuki utamenya niba umara amasaha 10 ku kazi, byibura 2 umara muri salo wicaye uri muri phone, ukamara byibura 1 wita ku mwana wawe, umuganiza, umubaza ibimubaho, umubaza yirirwa gute, yirirwana n'abakozi gute, yirirwa hanze gute, ukamenya ibintu byose ngo bigenda gute, ubihindure nyine uhite ku rugo rwawe. Ibyo kumara amasaha kuri telefone ntacyo byakumarira, umwana wawe ari kwangirika utabizi. Kandi ikindi nanone ntago ari byiza kuraranya umukozi n'umwana, biba byiza buri wese agize aharara. Niba akiri muto ufite impungenge yuko yirarana, ese niki gituma utamurarana? Byibura urana icyo umuntu amenyereje umwana ni cyakora. Umwana yari mutoya, umufroma kasha uko ubyumva, ukamufroma uko wowe ubishaka. Ntago ari ngombwa ko
nyine wenda murarana ariko ushobora no kumuha icyumba cye ukanamumenya, ukamenya ukuntu uraza kumureba nijoro, ukamenya ukuntu umwitaho, ukamenya ukuntu umugenzura, kuko nutabikora uzisama warasandaye. Niho hahandi umwana akurana ingeso utamuhaye, ugasanga wenda kuwa mbere hari umukozi, kuwa kabiri hari undi, kuwa gatatu hari undi, bitewe wenda na kamere wifitiye, ariko aho ngaho uri gukora ikintu kibi cyane, kuko ibintu buri kuremamo umwana cyangwa se imico uri kwigisha umwana ntago ari sawa, kuko buri muntu agira imico ye, buri muntu azamukana imico ye, buri muntu yaremwanye ibintu agira defo ze, agira amafuti ze. Niba ngiye kwininje gukora mu rugo rwawe nkazana defo zanjye nkazishyira mu mwana wawe, ukanyirukana, undi akazana ize akazishyira mu mwana wawe, ukamwirukana, undi akazana ize, mbese na kajagari mu mutwe w'umwana wawe kamujyamo. Niba ufite umukozi ukabona ntacyo agutwaye, niyihe mpamvu udashobora kwihanganira amafuti ye? Nta muntu buri kosa. Niyo mpamvu ugomba kuganiriza umwana wawe ukamenya ngo bigenda gute. Hari igihe usanga nk'umwana akunda umukozi cyane, amukunda cyane kukurusha, ugasanga niyo ugiye ntavuga mama bayi, cyangwa se ngarire, cyangwa se ubona arababaye, cyangwa se ugenda umara iminsi 2 usange arakubwira ati mama nari ngukumbuye, ukabona ntago akwitayeho, ahubwo niba yabuze umukozi yahangayitse, ntari kurya, ntari kugira ite. Ese ntushobora kumenya impamvu uwo mwana wawe akora ibyo ngibyo? Usanga mukunda mugira nk'uwe sava bitewe n'umutima afite, ariko nanone ashobora kuba ari itwo tuntu agenda amukoraho, amurongora cyangwa se amukorera utuntu nk'utwo, amwegera, abavugana cyane kurusha umwanya amuha umwanya, ugasanga ariyo mpamvu akunda umukozi. Niyo mpamvu ugomba kujya ugenzura ukamenya ngo umwana wanjye niyihe mpamvu atankunda, niyihe mpamvu akunda umukozi kundusha, nabyo ukabyinjiramo cyane, ukabisesiramo, ukabiha n'umwanya, deje ukanabicugisha n'ijisho mu gihe uhari, ukaba amaneko y'urugo rwawe kugira ngo urebe ibintu bikorerwa mu rugo. Buriya binaba ngombwa yuko uza akazi, ariko ukagira n'inshingano z'urugo, ukamenya kwita ku rugo, ukamenya ibibera mu rugo rwawe, ukagira n'umwanya wo gukora n'ibyawe, no gukora amasuku no mu rugo rwawe, kugira ngo unarebe ibihishwe utazi. Kandi nanone ukirinda hariho n'igihe tuba dufite abakozi b'abana beza ariko tutabizi, ugasanga turabatoteza bitewe n'umunaniro tuvanye mu kazi, ukabimutura, ugakora iki, ukavuga nabi. Nabyo kuvuga nabi ku mukozi bigira ingaruka ku mwana wawe. Ntabwo uzasiga untutse unanciye mu maso, cyangwa se umbwiye ngo sinemerewe kurya izo mbuto, sinemerewe kurya ibyo biryo byiza, sinemerewe gukora iki, ngo nugenda ngiye bya biryo byiza nzabiha umwana wawe. Ntabwo bibaho. Niba ndya imyumbati nkarya ibijumba, wa mwana wawe turasangira bya bijumba, tunasangira na za nyama na bya bintu byiza wamusigiye. None sinzamubwira neza kuko ntiwambwiye neza. None se hari umuntu utanga ibyishimo adafite? None se niba nta byishimo afite muri we, afite agahinda, afite ayo marera yuko wamututse, afite umuhangayika, afite gutekereza ibyo bintu, we azatanga ibyo byishimo adafite? Azavuga neza se atabwiwe neza? We arahangayitse, ari gutekereza ko wamubwiye nabi, n'ubundi ni ukubera ndi umukozi, kuko akenshi abakozi usanga akazi ko mu rugo ari akazi katitayeho cyane, kadahawe agaciro. Uzasanga avuga ati n'ubu uko ndi umukozi, n'ubundi sindi umwana waha, n'ubundi nzagenda, n'ubundi rimwe na rimwe bazanyirukana, bazantungura, banyirukana. Usanga bituye umwana wawe, usanga yaramututse, yaramucunaguje, yamukoreye ibyamfura mbi, amukoreye ibintu atitayeho, bidafite umutima, koko nawe ntawe ufite. Nawe ntiwamubwiye neza, ntiwamuremyemo agatima ngo umwereke ko umukunze. Erega buriya ntago stress zo ku kazi dukwiye kuzizanamo abakozi, cyangwa tukwiye kuzizanamo abantu bo mu rugo. Niba mu rugo nyine ari mu rugo, ni mu rugo, ku kazi ni ku kazi. Izo stress zawe zigumishe mu nzira aho waciye, cyangwa se zigumishe mu nzira aho wazitoreye, wizijyana mu rugo. Ushaka gutura abantu wasize mu rugo imijinya, ngo ni byiza ko turakara, yego, tugashyiraho abana gitsure, ariko ni na byiza ko tworoshya umutsi, tukamenya ngo umurongo ngenderwaho n'uyu. Niba umwana wanjye akiri muto, yaracyari muto, hari ingeso nyinshi twihanganira kubera ko hari ibyo dushaka kugeraho, akenshi hari ibyo twigoma kugira ngo tugere kuri bimwe dushaka. Rero igenzura urugo rwawe,
wumve ukomeye, wumve urugo rwawe ko rufite umutekano, kandi jya wirinda kuraranya abana badahuje ibitsina ari bakuru, cyangwa se umukozi udahuje igitsina n'umwana ari mukuru, cyangwa se umwana ageze mu gihe cya kindi cyo gukura, kubera ko ni ingeso nyinshi ziba mu ngo, ni ingeso nyinshi ziba mu bantu. Buri muntu agira ingeso ye. Genzura urugo rwawe rube rutunganye. Ikiganiro nakagaruka, yari Queen. Icyo tugusaba ni subscribe and share and comment. Ciao ciao.